ndio mbali. Hatuko hapa kusudi tupoteze wakati yote bure. Hatuko bana kuona. Kwa sababu ya hii na waomba kwanza vifaa vyote vya askari virudie kupigwa karti. Ya pili viongozi tunataka kuwapatia kauli ili wazungumze na raia. Mabanda yulu. Bukavu oye! Watoto wa mama, watoto wa Bukavu, Mungu awabariki. Mulifanya kazi ya ukweli ya patience. Mujishangilie kwanza wenyewe. Umeteseka, umevumilia, umepitia vipindi mingi. Mujishangilie tena mara nyingine. Watoto wa Bukavu, naongeza tena pale. Mimi natoka mbali, ninafanya 3 ans mpori. Nilienda kutafuta nyinyi, kuko na wengine wanafanya kenza. Nilienda kutafuta mupate amani. Sasa leo AFC inakuya, AFC M23 inawaletea amani. Ndugu, mmeumia, watoto hawana kazi, watoto wanahangaika. Ila ni kweli baba. Tangia independence hatuyaona kala. Mimi nilizaliwa pale Lwiro 1970 hapa Katana. Tukaishi maisha karibu ya mzuri. Tukamaliza primaire mweko Muranga, maisha ngali mzuri. Mobutu akasema objectif 80 bubanye n'amahanga, ariko bimwe mu bintu abaturage bayishimiye no kumva uburyo M23 babwira imigambi bafiteho. Icyambere ubu kugeza uyu munsi ntago hari abari bemereye gukora kugeza amasaha 28. Uyu munsi M23 babwiye ko nta muntu ugomba kugira ubwoba no kugira ikibazo cyo gukora, ko 24 sini 24 bagomba kuba bari gukora business zabo. Icya kabiri bababwiye ati turabizi neza yuko kugeza uyu munsi mwari mwashiruka ubwoba bwo kugira ngo muze gukora, ati ku buryo abamama abapapa bakeneye kwiyogoshesha no gukoresha imisatsi ntago bari kubona abantu bayikoreshereza kuko business zirafunze. Ariko baravuga ati nimuze mufungure mukore, kubera yuko ikibazo kijyanye n'umutekano turakibijeje, nta muntu wongera kubahungabanyiriza umutekano. Barongera babizeza iki kandi baravuga ati kubanye n'amahanga, ati turabizi neza muri kujya ku mipaka yombi bahuza n'akarere ka Rusizi, mugasanga hari abakozi bakeya, ariko ni muhumure, ati kubera yuko tugiye kubikoraho vuba, abakozi baboneke ku mupaka, mu mwongere muhabwe service. Ariko ikindi cyashimishije abakongomani, ikintu cyitwa CPGR cyari cyarabahangayikishije cyane, cyari yari nahenze cyane, yarigeze ku madolari 100. Ubwo ni visa CPGR ni urupapuro rukwemerera gutambuka. Urabona hano mu Rwanda, reka tubyite nka ntuza, kuko ni wabigiranya nka laissez-passer yo mu Rwanda. Ubwo ntayo bagira, bo nta laissez-passer bagira ama passport. Ariko noneho passport kuyibona buriya biragoye. Passport mutuka Kinshasa, urumva babashyiriyeho uburyo bwo kugenda bworoheje, bazajya bakoresha amajeto, nta kongera kuvuga ngo bazajya ngo bagira uti ngo bajya kwambuka ngo bigire. Yego, ni ukuvuga ngo ikintu gihari, bo niba ufite uburyo ufite ikikuranga cyuko uri umukongomani, ni ukugenda hariya
hari wabonye niba ejo turi kuri boda wabonye ahantu handitse ngo chancelier kuri nani kuri douane office iriho ngo chancelier uriya ngo niwe ngo ubuhedinze ibikorwa byose buriya byo muri immigration hariya uriya umugeraho akareba ibyangombwa akareba niba koko uri umukongomani utari, kuko ubwo bari kubikurikirana bareba yuko na za ntera hamwe na bandi bari bari muri bataza bakivanga n'abandi bari kwamuka ugasanga arambutse akaza gukora amajabu mu Rwanda. ku ibiganiro tunyuza ku miyoboro yacu ya YouTube hari kuri Inside Rwanda, Urugendo Online TV na Hope of TV, Ihaho TV show. Ihaho TV show. Kasho nako kaba kagomba kujya ndetse na Hope Africa TV. Hope Africa TV. Turi kumwe rero ni Gakire Sam, muri kumwe na mugenzi wanjye Ernest Rinosto. Ndetse na mugenzi wacu ndi Moses. Nagaro kuri Hope Africa TV. Ariko yicaye ku Ihaho. Nicaye ku Ihaho. Kamera zihaho ngezi. Ndazibona cyane. Moses rero na Ernest nibo tugiye kuba turi kumwe, tugiye kuganira. Ni byinshi cyane. Tumaze iminsi turi hano mu karere ka Rusizi. Twaratembereye, twageze ku mipaka nyuma ko M23 yigarurira umujyi wa Bukavu. Hari byinshi byagiye bivugwa. Hari byo ugiye kumenya ukuri kwabyo kuko twaratembereye haba Bukavu, haba ku mupaka wa Rusizi ya mbere, ku ya kabiri Kamanyura. Uyu munsi naho twavuga ko yamaze kugera mu maboko ya M23 nubwo hakirimo ibyo baba bari gukiriyaringa, ariko twavuga ko yamaze kuhagera. Ernest, uratwakira iwawe i Rusizi. Umeze neza mu bwatsi bwawe? Hano turi neza cyane kuko ntabwo twe duhura n'ibisigisigi, ntabwo navuga ngo ibisigisigi ntabwo n'ibyatugezeho, ntabwo twabaye nk'abanyarubavu. Ariko buriya n'abanyarubavu tuvugishije ukuri, abantu bazi ibintu bijyanye n'ibintu bishobora kuba byarabereye hariya barakubwira ngo iyo hataza kubaho wa mutaka cyangwa se tuba tuvuga ibindi. Ubu Rubavu bimeze nka za Gaza, tuba tuyireba imeze nka hariya muri Los Angeles, hari hose hahiye nta kintu kimwe cyaramutse muri Rubavu. Ubwo rero first of all reka dushimire n'ingabo zacu zaragiye ku bintu buriya byatunguranye, ku bintu byatunguranye kuko abantu benshi ntabwo bari bazi yuko buriya bwirinzi bushobora kuba buhari. Ikindi cya kabiri buriya niba mubyibuka neza inama nyinshi zagiye ziba za UN, Kongo yaratakaga ngo hari imbunda nyinshi, uko bo barabireba bakabona ni ibibunda bishobora kuba birasa kure, bakavuga ngo nibakura imbunda ku mupaka, ukumva abantu bari kuvuga ngo none se ngo mwakuyeho ubwo bwirinzi, ukibaza nyuma ese iyo buriya bwirinzi buza kuba bwarahavuye ku mategeko ya UN yasabaga, uyu munsi tuba turi biriya bintu byahabuye umuntu bita Kayikwembe. Kayikwembe yagiye muri UN aravuga ati reka da, uzarebe ko muri bo hari ushobora kongera gukina avuga ngo ubwo nahagarara ngo Kinshasa ngo nkarasi Kigali. Biriya byose byavugwaga nuko nta makuru bari bafite, ntabwo bari bafite amakuru. Ariko natwe abanyarwanda byarabitunguye. Yego, natwe biriya bintu twari tubizi mu mafilime, abandi babibonye Isiraheli iri gukoresha buriya bwirinzi. Ubundi tubivuze mu kuri mu buryo bwa nyabwo, tutagiye muri bya n'ibyo atari na fanatisme. Hari ibihugu byinshi byarashwe, Libya yararashwe, sibyo? Hari ibihugu nka Kongo bihora bibamo intambara. Hari ibihugu nka za Angola, hari ibihugu nka za Mozambique byagiye bigabwaho ibitero biraswa, kandi ibyo byose ni ibihugu usanga bifite ubukungu bukomeye, byaba mu bije bakoresha ugasanga iri hejuru, ariko bafite peteroli, bafite ayo zahabu nyinshi kuturusha. Ariko kugeza uyu munsi ukuri guhari nuko u Rwanda nicyo gihugu cya mbere cyo muri Afurika gikoresheje ubwirinzi buri nka Iron Dome. Twari twabibonye uburyo muri Gaza yarasaga ibisasu ibirasa za Tel Aviv bakabisama. Ariko nunabikurikira neza uzasanga nujya kuri zino mbuga zirankinga uburyo ibisirikare bikomeye, ntabwo uzabona u Rwanda. Ahubwo ikintungura nuko nabonye Kongo iri imbere. Erega umva babwire, Kongo iri imbere ariko
bagendeye ku bwinshi bw'abasirikari bakagendera ku bikoresho bagura bikomeye bakanagendera n'ingingo y'imari igisirikare cyabo gikoresha. wabonye imbunda abantu abasirikare mu mutwe wa hibu bakoresha ubundi ziriya n'imbunda zo ku rwego rwo hejuru. hibu n'uriya mutwe urinda perezida wa repubulika ya demokarasi ya kongo, ariko n'abajepe baho n'abasitiyu baho ntabwo bari abasipiyu, ntabwo ari abasitiyu, ni hibu, ibihunyira bita ibihunyira, ubwo niryo zina ryabo, niryo zina ryabo. So imbunda bakoresha n'imbunda zikomeye usanga zikoreshwa n'ibisirikare bikomeye ku isi, ariko uyu munsi nujya kureba basanga baraziteyemo nyinshi, baraziteyemo sapoti M23 kuko aho bazaga barazisigaga. Icyo ni kimwe. Kabiri, kuba u Rwanda rutaza kuri ranking y'ibihugu bifite igisirikare gikomeye, reka nk'urundi rugero rutajya ruzaho kandi isi yose itinya kugeza uyu munsi, Ubushinwa nujya kureba politiki yabwo hano muri Afurika, bari muri business, bari mu bucuruzi, ntago bo binjira cyane mu kugaragaza ubushobozi bwabo mu gisirikare. Nyine nibyo ndi gushaka kukubwira, ntago bo bajya bagaragaza mu gisirikare dushoboye iki, mu gisirikare dufite iki, ntago uzabibona. Ariko ejo bundi nimo mubyibuka ubwo abahuti bari batangiye gushwana na leta zunze ubumwe za Amerika, Amerika itangiye kumanura intwaro nyinshi zishyira mu nyanja, Umushinwa yakoze ku mato yo mu nyanja, Amerika itaka igira ubwoba. Ubwo n'ubuhanga, ni ukuvuga ngo nabo ntibashobora kugira ranking, ariko baratuje bo bategura ibintu byabo mu buryo bucece, hita kubifata rero n'u Rwanda nuko nguko. Oya, ntibazanadushyire no kuri izo liste, bakomeze batujugunye inyuma, imitaka izajya ikora akazi kayo. Ngayo nguko rero turaza kwinjira cyane cyane nk'abantu, turahera ku by'uyu munsi cyane, turaza kuvuga ku nama yahuje AFC Alliance du Fleuve Congo na M23, aho baganiriye n'abaturage bo muri Bukavu. N'ubwa mbere byari bibaye, urumva ko byari bikenewe nyuma y'uko ejo twahasuye, twagiye tubereka ko agahenge kabonetse, ibintu biri gusubira mu buryo, bure baganirijwe kuri gahunda zigiye zitandukanye. Moses, ni inama imaze kuba ubu gutya tuvugana, turi gukora iki kiganiro. Yego, abantu bumve ko ntago ari amakuru y'umuranzi turi kubaha, ni amakuru ya nonaha. Ni inama imaze kubera ahantu bita ni Bukavu muri komine ya Ibanda, ndetse ahantu bita Nyarukemba district, quartier bita ngo Fevel, umuriro w'icyatsi kibisi. Aho ngaho niho inama imaze kubera. M23 igaruka ku bintu bitandukanye, ku mutekano, ku bijyanye n'imibereho myiza, ku bijyanye na organisation, ibijyanye n'ububanyi n'amahanga. Ariko bimwe mu bintu abaturage bishimiye ni ukumva uburyo M23 babwira imigambi bafiteho. Icya mbere, ubu kugeza uyu munsi ntago hari abari bemereye gukora kugeza amasaha 24. Uyu munsi M23 babwiye ko nta muntu ugomba kugira ubwoba no kugira ikibazo cyo gukora, ko 24 sur 24 bagomba kuba bari gukora business zabo. Icya kabiri, bababwiye ati turabizi neza yuko kugeza uyu munsi mwari mwashiruka ubwoba bwo kugira ngo muze gukora, ati ku buryo abamama abapapa bakeneye kwiyogoshesha no gukoresha imisatsi ntabwo bari kubona abantu bayikoreshereza kuko business zirafunze. Ariko baravuga ati ni muze mufungure mukore, kubera yuko ikibazo kijyanye n'umutekano turakibijeje, nta muntu wongera kubahungabanyiriza umutekano. Barongera babizeza iki kandi? Baravuga ati kubanye n'amahanga, ati turabizi neza muri kujya ku mipaka yombi bahuza n'akarere ka Rusizi, mugasanga hari abakozi bakeya, ariko ni muhumure, ati kubera yuko tugiye kubikoraho vuba, abakozi baboneke ku mupaka, mu mwongere muhabwe serivisi. Ariko ikindi cyashimishije abakongomani, ikintu cyitwa CPGR cyari cyarabahangayikishije cyane, cyari yari nahenze cyane, yarigeze ku madolari 100. ubwo ni visa CPGR ni urupapuro rukwemerera gutambuka. Urabona hano mu Rwanda, reka tubyite nka ntuza, kuko wabigiranya nka laissez-passer yo mu Rwanda. ubwo ntayo bagira, bo nta laissez-passer bagira amapasiporo. Ariko noneho pasiporo kuyibona buriya biragoye. Pasiporo muturuka Kinshasa, urumva babashyiriyeho uburyo bwo kugenda bworoheje, bazajya bakoresha amajeto, nta kongera kuvuga ngo bazajya ngo bagira uti ngo bajya kwambuka ngo bigire. Yego, ni ukuvuga ngo ikintu gihari,
bo niba ufite uburyo ufite ikikuranga cy'uko uri umukongomani ni ukugenda hariya. Hari uwo wabonye niba ejo turi kuri boda wabonye ahantu handitse ngo chancelier kuri nani kuri douane ofisi iriho ngo chancelier, uriya ngo niwe ngo ubuhedinze ibikorwa byose buriya byo muri immigration. Hariya uriya umugeraho akareba ibyangombwa, akareba niba koko uri umukongomani utari, kuko ubwo bari kubikurikirana bareba yuko na za nterahamwe na babandi bari muri bataza bakivanga n'abandi bari kwamuka, ugasanga arambutse akaza gukora amajabu mu Rwanda. Urumva ni ugukomeza ibijyanye n'ububanyi n'amahanga, ni ukuza ukagaragaza ibyangombwa bigaragaza yuko uri umukongomani. Urumva nta nterahamwe nubwo harimo izabaga mu mijyi nka Goma na Bukavu zari zituye, ugasanga zihisha inyuma ariko zikora ibikorwa bya kinyesi by'ubuterahamwe, ariko ni bake bafite ibyo byangombwa. Kugeza uyu munsi ntabwo bose bashobora kwambuka, kandi niyo yakambuka amaso y'u Rwanda buriya umutekano wacu uradadiye. Yego, ubundi icyo twavugaho, iyi nama yari ikenewe. Iyi nama yari ikenewe kuko M23 ikintu iri gukora, nubwo ejo twagaragaje ko yamaze gufata Bukavu, ariko haracyarimo utuntu two gukiriyaringa. Haracyarimo haracyakeneye umweyo wo gukubura umutekano. Nk'abaturage ejo bagiye batubwira bati bagiye amabandi, ikintu cy'amabandi, babandi babategaga babaka amafaranga yabo bavuye nko gucuruza, ibyo byo already byamaze gucika. Urumva ko bahise banabihuza no gukora amasaha 24 kuri 24, byumvikane ko n'umutekano atari ukumanywa gusa na nijoro urarinzwe. Ikindi M23 ifite kwikonekta n'abaturage bakagira na connection, kubera ko barabizi ko ikintu bita ngo umuturage aba agomba kuba ijisho rya mugenzi we. Ni ikintu cyane gifasha ubuyobozi mu gihe habaye ikibazo, kuko na mbere gato dusubiye inyuma M23 uri gufata hariya wabonye ko hagiye hari uburyo abaturage bamwe bari kubafata ati muze tubereke ahantu hari abana bafite imbunda, muze tubereke biriya bintu. Rero urana arabikunze cyane, bigaragara ko abaturage ba muri Bukavu connection yabo na M23 niyo igomba guhita ikiyaringa utundi tuntu tugihari, nubwo wenda ntabwo umuntu yavuga ko ibihari bikomeye, kuko nta bafite ibibunda, nta bafite ikibabaye bahari bari n'amajambazi bibereye muri karitsiye nk'uko n'ubundi bisanzwe. M23 kuba yatumiza abaturage muri biriya bice nk'uko yabikoze i Goma, yarabahamagaye arababwira ati ikintu kituzanye ntabwo ari ukubacamo ibice, ntabwo ari ukugira ngo tuhateze induru mwongere mwive, ni ukugira ngo umuturage ahore ari ku isonga nk'uko mu Rwanda babiba, ariko bigaragare ko umuturage yitaweho. Icyo tuziye ni umuturage, ntabwo tuziye ubutegetsi. Icyo tuziye ni ukurinda umuturage. Ikindi hari abaturage bamwe na bamwe bari mu cyaro batemeraga ko M23 yageze hariya Bukavu, bavuga bati bari kutubeshya. Ikindi ni ukwigaragaza mu baturage, bakagaragaza ko ingabo za FARDC na Wazalendo babategeraga mu muhanda uyu n'uyu, batazongera kubatega. Hari abantu bagiye muri Kongo baravuga ati bwa buhungu bwashikuzaga kuri lisansi, umuntu akaba yamwahura akagukubita nk'urushyi. Yego, buriya muri Kongo hari ikibazo cy'uko ibisambo babihashyaga, ariko kuhashya ibyo bisambo ni uko igisambo bagitwikaga mu ipine. Abantu bagiye babona amashusho yabyo, wenda nubwo tutari muizi nta kindi bakoraga uretse guhita bamucoma, muizi tutamucoma. Ariko ubu ngubu M23 yababwiye ko guhana umuntu ntabwo ari ukumuhana ngo umwice, guhana umuntu ni ukumukebura akongera akaba umuntu muzima. Nimba yari igisambo, ntabwo ibisambo byose byicwa. Nimba yakoraga ibindi bibi byo kwambara abaturage ibintu byabo, ntabwo byicwa, ahubwo umuntu aragororwa akongera akaba mushya. Intego navuga iri muri cyatumye bateranira hariya ngo kwari kugira ngo bamenye ko bageze mu mujyi, bamenye ko icyo babifuriza ari neza, bamenye ko icyo babifuriza ari umutekano ndetse n'amahoro, kandi buri mukongomani nawe akangana n'undi. Ikindi abaturage bari bafite imyumvire, ngira ngo ejo twagiye tuganira, bari bafite imyumvire kuri M23 itari yahagera. Abaturage b'ahantu M23 itari yagera baba bafite imyumvire n'ingengabitekerezo bagiye bashyirwamo n'ubuyobozi bwabo, babumvisha ukuntu M23 ari abantu babi, bazabagira nabi, bazabica, bazabakorera ibikorwa bibi cyane. Ejo rero ngira ngo mu bo twaganiye baravuze ati ni ukuri twari dufite mwakoba natwe,
ariko ubu twabonye ko ari abantu bacu, ni abana beza, ni abantu barwanira uburenganzira bwacu, cyane cyane abantu baranabibonye ubwo yamaraga kubafata ngira ngo Byamungu, General Byamungu niwe wabashije yego niwe wabashije twicaranye ejo nanjye naramubonye ejo naramubonye ngira ngo nimugoroba ndi kumwe na mugenzi wanjye w'umunyamakuru tukumva umuntu aramuhamagaye ari hanze aramubwira ngo abonye abantu banditse ngo Byamungu yapfuye, mpita mubwira Byamungu anatubuza gukamera twari turi kwikamerera abantu bose tubonye n'abasirikari, we yaravuze ntabwo yatubuje ariko yagize gutya wenda yanga ko kamera zacu zishobora kubagira. Naramukameye gutya mu mupaka hagati ari kumwe n'abasore. Nari ngiye kuvuga agaragara, abantu bumvishe ibintu yatangaje, yaravuze ngo abo birirwa bababwira ngo twe turi abanyarwanda baheye. Ni nacyo wenda tugarutse ku byo bakomotejeho cyane, ni ukuvuga ngo mu byo bari kuvugaho mu kanya ubwo bari hariya, batangaje M23 batangaje ko intara zose cyangwa amaprefegitura yose agomba kwigenga mu bijyanye n'imitegekere, apana gushyiramo gukoresha ingengabitekerezo ziba imvugo z'inzangano, gucamwo abakongomani amacakubiri bashingiye ku moko. Batanze urugero ku bakongomani b'abatutsi bari kwicwa, aribo uyu munsi bari kugira ngo barwane kubohora igihugu, ariko uyu munsi umugambi ukaba utari uwa bonyine. Byatangira abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda b'abatutsi b'abanyamurenge, ariko uyu munsi noneho haje urabona bananga ba Bertrand Bisimwa ni umushi, urumva baza kubona bose bagiye babireba bakabona yuko nta mpamvu yuko bagomba kwicara abakongomani bagenzi babo bari kwicwa. Bagaruka no ku kindi kijyanye no kuba bavuga ati ejo kuwa kane serivisi zose zigomba kuba ziri gukora ejo kuwa kane. Nuwa ngo kuwa kane babanzuye yuko nta kintu na kimwe kizaba abantu bose bagomba kuba bari mu kazi bari no gukora. Ariko none abireba ejo wageze mu isoko wabonye ko abantu bake aribo batari bafunguye, nabwo ugasanga ni ba bantu bamubomoreye iduka, bafite ibyo bamutwariye, hari ibintu akiri gushyira ku murongo. Hari ikindi kintu rero uraza kubona, niba twarazengurutse muri Bukavu, icyo mwarebye mwabonye yuko Bukavu ni umujyi mwiza wakorerwamo ubucuruzi, ariko ni umujyi mubi kubera ko urimo umwanda. Hari ikintu bise Sarongo muri basimbuza icyo bita umuganda. Ni ukuvuga ngo muri aka kanya mu nama iri kuba i Bukavu batangaje ko ejo Sarongo ari itegeko. Gukora umuganda ni itegeko, ntago bya bintu byo kuza ngo umukongomani ukaza ukamena imyanda hariya ku muhanda. Bamaze gutangaza ko Sarongo ari itegeko. Ikindi gikoze kuba ababyeyi ku mitima bakishima bakavuga ati ubundi mwari mwaratinze kuturibera. Bamaze gutangaza yuko abasore n'inkumi z'abakongomani bize ariko umunsi bakaba badafite akazi, bakaba bafite ikibazo cy'ubukene n'ubushomeri, ko bagiye guhangana nacyo kandi kigakemuka vuba na bwangu, ko barakoresha ubushobozi, igihugu cyabo gifite ubushobozi, bagakreye imirimo bifashishije resources z'ibyo bafite, ubundi bagahereza n'abana bakabaha ubumenyi bukenewe ku isoko ry'umurimo. Ibyo ngibyo ni ibintu bimaze gutangazwa n'uwari uyoboye inama mu nama yari kubera hano i Bukavu. Ariko n'ikindi kintu gihora kigaruka buri gihe M23 uko iganiriye n'abaturage, igaruka ku kintu cyo kuvuga ati mutunge mukono cyangwa se mudufashe dufatanye. Nacyo bamaze kukigarukaho. Bamaze kuvuga yuko buri muntu wese ufite umusirikare mu rugo, umuntu wese ufite umusirikare mu rugo arasabwa kumuripotinga, cyangwa ubitse n'imbunda. Umuntu ubitse intwaro ya gisirikare barasabwa kumuripotinga, barasabwa kuyiripotinga, kubera ko bavuze yuko icyo bashyize imbere, ikibarangaje imbere ni uko umukongomani wese agira umutekano. Ni ibintu buri wese nuvuga ngo babiyamye disikuru ziririnze inzangano, babiyamye ibikorwa bigaragaza amacakubiri. Baravuga ati ntago dukeneye inzangano, ntidukeneye amacakubiri, ntidukeneye igikorwa icyo ari cyo cyose gishobora kugaragaza gituma umukongomani uwo ari we wese abura amahoro. Ati n'aba ngaba bavuze ngo ibyo by'amoko bishyire ku ruhande, ndetse n'aba ngaba turi kubwira ngo nibaze bajyanwe ku masomo
yanagarutseho ko hari abandi bashoje amasomo bahawe yo kubakuramo generale nkunda cyane niwe wavuze ngo nimugende ngo babatoshe ngo yewe ujingajinga General Sultani Makenga uyu munsi nibwo basoje imyitozo rero bwo basoje imyitozo babigarutseho bari kuvuga babonye muri video ejo bundi babasuye ngo generale urumva arababwiye ati twebwe turabizi mwaratojwe gisirikare ariko mwashyizwemo ibintu bya ujingajinga nimugende babaha amasomo yo muende babatoshe yewe ujingajinga mu mitwe yanyu ubundi mugaruke mukorera igisirikare na banki na banki yarababwiye ngo babwiye ngo iyi nini ngo ni banki yarababwiye ngo ni ya commerce yarababwiye ngo umusirikare wanajeshi ni discipline kama haiko discipline haiwezi kuwa wanajeshi ariko ni nayo ki ati ni udafite discipline ntabwo wawumusirikare usanzwe ugomba kugira buriya se uramutse ushatse ikintu gikomeye gishobora kuba gituma M23 itsinda FARDC n'abari kubafasha bose bura uzi ko discipline iri mu bintu biri imbere bituma batsinda kubera ko first of all bafite discipline ikindi bafite icyo barwanira oya reka mbanze nkubwira ikintu kimwe wabuzi yuko buriya M23 yarwanye n'ibihugu biri hejuru ya 15 cyane kandi bakarwana uvuga ngo fata masinarizi yari huriyemo ibihugu bingahe ndetse mvuze 15 reka tubibare buriya abantu bajye banumva iyo ufite cause niyo udafite cause mu bantu babiri batandukanye umuntu ufite cyarwanira ngo nicyo ndi kuvuga niba ngiye ndi kurwana kugira ngo mbeho ndagwana his excellence niwe wabivuze neza twebwe niba ari kurwana turwana tuvuga ko n'ubuzima no gupfa no kubaho umuntu ari kurwanira gakondo ye arayivamo arajya noneho ukareba ukabona hari amahanga ariko ntago bitangaje kumva Ubufaransa bwatangaza ngo M23 nive Bukavu nive Goma ntago bitangaje kumva Ububirigi bwabishyigikira ibyo n'ibihugu bitsa genocidaire benshi abantu basize bakoze genocide hano mu Rwanda mu 1994 ni hariya bibera abenshi banze kubafata kandi bakingiwe bagiye bakingirwa baba na leta Ububirigi nibwo bwishe Patrice Lumumba wari uri gushaka kubaka Kongo yari kuba ari Kongo itarimo akajagari tubona uyu munsi nibo bamukaranze mu nani nabo baje no kwemera ko bamwishe uri kubyumva yego ni uvuga ngo uyu munsi riba muri mizi Ububirigi bufite ikimwaro nk'abantu bakoroneje Kongo bakayica nabi twebwe bariya ntago dufite ikimwaro kuko n'uyu munsi mbere yuko bajya gutangaza ibintu bya ujingajinga by'aho perezida guverinoma yatangaje itangazo yuko ibijyanye n'ubufasha bwabo babihagarika nta kuguha ubufasha bakunyura inyuma bashaka kugutera icyuma bagufite mu bitugu ni ukuvuga ngo ni iki rero bishatse gusobanura muri aka kanya Ubufaransa Ububirigi kuba bujya inyuma ya Kongo no kubera ko n'ubundi nibo batera nkunga b'imitwe y'iterabwoba iri muri Kongo none muri Kongo hari uruganda rukora imbunda ruhaba zose zituruka hanze okay nari ndi gushaka kujya nkwereke M23 yarwanye n'abamariseneri barimo ibihugu birenga 5 yego hari Monisco yabarasheho niba mubyibuka Monisco yagiye ijyana za masharije de combat ziriya mbunda ziremereye aho nufatira inshingano no kuvuga ngo ibyo ni ibindi kiraka twongeye tukazahura ku meza busesenguzi tukareba tukavuga tubundi iyo ingabo nka Monesco zigiye mu mutaka wa UN ziba zigiye gukora iki icyo zijyanye ni ubundi bakagombye ko bakajyamo hagati tuvuga nuruzi gutya ndimo hagati hakubwira ati wirwana n'uyu ubundi niko Monesco yakagombye kubikora ariko yo yahise kwihengamira ahantu hamwe ahubwo ijya kurasa Monisco nayo ariko ngira ngo no mu Rwanda nimba ubyibuka neza zone turikwaze ujya mu mateka uzasanga bwari uburyo bwo kugira ngo bacikishe abajenosideri babone uburyo bajya icyambere bashakaga kugira ngo abajenosideri buriya zone turikwaze twebwe turi hano mu bice bya Cyangugu twavukiye hano muri zone uzi ko ari iwacu nitwe dushobora kuyibara neza kuko tukanashimira guverinoma yabashije buriya abasirikare ba RDF bagize ariko bari bahanganye n'indege z'abafaransa n'ibifaru kugira ngo bakureho icyo kintu uzi ikintu cyari kigiye kuba uyu munsi tuba twarahuguweho n'ishyamba
kuko bo bashakaga kugira ngo bakinge iriya zone turikwazi ngo hari mu majyepfo bakubura baza hano iburengerazuba kugira ngo bazi bari gukora wa mugambi wa jenoside n'umundi bambuka bajya muri Kongo kugira ngo umenye yuko ari ibintu byari byateguwe. Iyo ugeze ku mupaka itegeko ry'impunzi itegeko mpuzamahanga rigenda impunzi ngira ngo mwarabibonye mu Rwanda warinjiraga ikintu cya mbere ni ukumanika imbunda ukayishyira hariya. Ibyo byabaye ku basirikare ba Kongo bahungiye ejo bundi, ibyo byabaye ku basirikare mu kigo umva ibyo byabaye abasirikare ku basirikare bari mu 23 igihe mu 23 bafataga Goma bakayisaba kuvamo ikarangira isubira inyuma. Nta niba wakiriye umusirikare ufite imbunda ukavuga ati komeza ujye hariya ntabwo aje nk'impunzi, aje nk'uri kwitegura urugamba. Yego umucumbikiye nk'umuntu uvuze ati itegurira hariya uzasubire kongera. Mu Rwanda dufite n'ikiciro cy'impunzi zo muri Kongo zimaze imyaka hafi 30. Yego noneho rero nibyo ndi gukwereka turagiye tugeze kuri MONUSCO. MONUSCO igizwe n'ibihugu bingahe? Harimo aba Sri Lanka, harimo n'abantu benshi cyane 20. Rero kubanza mu ntara za Sarambwe ntabwo arasha ahubwo wabonye ukuntu ari abajene bato barangije amasegonderi bagahita bavuga ati twebwe tujye guharanira kubaho tugenda noneho tuze mu mitwe ya coalition hano muri munuzi Wazalendo uretse ujya tubanze tujyana muri Kongo ngo twe turi kuvuga bari ku butaka bwa Kongo. Tugiye muri Wazalendo, tugiye muri Mai Mai, tugiye muri FDLR, tugiye muri FOCA. Uri kumva? Mai Mai birimo harimo Mai Mai harimo Mutayira Mutomboki hari n'indi Mai Mai ikindi gice. Abo bose bahurijwe hamwe. Umukuru w'igihugu arabashimagije. Hariho abantu bicaga abaturage abahaye izina riremereye ngo ni Wazalendo, ngo ni abantu bakunda igihugu, sibyo? Turahindukiye tugiye hehe? Muri SADC. South Africa iraje ngo ni igihugu cya mbere ngo gifite intwaro ngo zigezweho, ariko perezida abahaye gasoko. Nicyo gihugu twavuga muri Afrika kivuga rikijyana ntago kivuga kivuga ariko kiri muri G20 babyange kujyayo no kugira ute nibibareba. Igihugu kivuga rikijyana kugeza uyu munsi niba mukurikirana na disikuru z'umusaza aragenda akavuga kandi akarivuga rikumvikana. Bariya mu gihe bakiri kugenda bakajya kuvuga utuntu yewe iby'ukuri ndabivuga ibintu kubera ko nabibonye. Yego niba umuperezida ajyariya muri mu nama ya Union Africa akavuga abaperezida bagenzi bakamubuminga, uri kumva? Undi akaza akavuga bakavuga ati nyamara dukwiye gukanguka tukareba ati kubera iki tudakurikiza ibi bintu. Politike y'isoko rimwe rya Afrika ntabwo ibaho ishusho. Abantu barazengurutse kuri EU Union Africa bayobora bigeze kuri His Excellency aravuga ati ariko mureke mbabwire ikintu cyadufasha gutera imbere nuko twabanza tukibagirwa ibintu byo kuvuga ngo muri Afrika y'Epfo y'umunyarwanda ugomba kuzishyura visa imeze gutya. Tuzatera imbere gute tukishyuzanya amaviza kugira ngo ducrossinge border? Niba nzana ibijumba mbikuye hano najya kubyinjiza wowe ukansoresha warangiza ukanyakana visa kugira ngo mbitambutse mbishyire ku isoko kandi abaturage babikeneye, ubwo uri kumva tuzatera imbere gutya. Abereka umushinga mugari w'isoko rusange. Kuvuga rikijyana rero ntabwo ari uko buri mu bihugu bikize, ahubwo kuvuga rikijyana ni ibikorwa bigaragaza yuko bikeneye iterambere rya Afrika. Ubu ngo nuvuga rikijyana. Noneho ujye muri SADC hariyo South Africa, hariyo Malawi, hariyo Tanzania, hakabaho noneho n'abarundi bari muri East Africa n'uyu munsi bakiri kwicirwayo. Ibihugu bine uteranye ku mitwe irenga 8 yari iri mu gihugu imbere, uteranye ku bihugu 5 by'amariseneri, uteranye ku bihugu birenga 10 bya MONUSCO. Umva abantu barwanye abo bantu bose rero barakora. Noneho MONUSCO ikazi kavuga ngo abantu ngo nta mutwe nyeshyamba ngo urwana gutya ngo n'u Rwanda. Burya rero mureke mbabwire niba ko ku Rwanda ruramutse runariyo runariyo ahubwo nibo bame bashyira amavi hasi bavuga ati turaje twige ku mugani wawe ndi wicara wiga. Ariko nkeka ko n'aba basirikari bo muri ibi bihugu cyangwa se ba FARDC nabo barabafasha nabo umwicaje nkano ukamusobanurira ashaka kubwira ati menya twarakubiswe n'inkuba ntimenya nabo badasobanura ikintu kiba kibakubise umuntu wadukubise. Kuko ikintu kigaragara cyo nuko byane twa turi kuvuga nidushyiraho ya discipline tugashyiraho ba bana bari kurwanira gakondo yabo
tukabihuza n'ubuzima babayemo, ntabwo uwo muntu uzamutsinda uri kurwanira ibyo utazi, kuko inshuro nyinshi nabonye abarundi bari guhakana ngo ntabwo ingabo zabo zagize abarundi mbabara muzareke niba mushaka ko tuvuga ku Burundi muze tuzicare tubuvugaho, kuko ibyo twavugaho ni byinshi byaba bigiye no gutuma tujya kurari, kuko abarundi uyu munsi none batangiye propaganda yo kugira ngo ibigiye kubabaho niba dukurikirana politiki hano mu burasirazuba bwa Afurika, niba utegereza Burundi ubu ntaho buhagaze, ubundi bwarindimutse. Reka tuze kubitwara gutya, kuko turi kuva i Bukavu turi kugenda tureba uduce M23 yigaruriye, cyane cyane turebe ku mipaka ibahuza n'u Rwanda, ubuhahirane, ubutemberane, uburyo bw'ibintu byo kwambukiranya imipaka byari byagiye bihagarara, ariko ubwo nituva kuri Rusizi ya mbere niho twari tumaze kuvuga ibintu biri gusubira mu buryo. Tujye kuri Rusizi ya kabiri. Rusizi ya kabiri, Ernest, ngira ngo aho hantu wari uri hafi no mu gihe hari kubera imirwano yo kubohoza, cyangwa se ni ikigo cya gisirikari, ari ni Kansas ni muri Amerika. Kansayo kiriya kigo yego, kiriya kigo cya gisirikare cya Kansayo ni ikigo warugeze Kansayo, ni ikigo gikomeye cyane, kiri nureba muri Kivu y'Amajyepfo, Sud Kivu, urasanga ari kimwe mu bigo bya gisirikare bikomeye binini bihari, ariko ngira ngo ingabo zaragitaye zirigendera, ariko mu bisigisigi na bake bahasigaye ariyo masasu make yabashe kumvikana, ari naho twongeye kubona igisasu cyari gishatse koherezwa kwangiza umutekano w'Abanyarwanda, cyaguye n'ubundi muri wa mutaka, uragishongesha birangira gutyo. Imisoro tuba turayibonye, tugomeza kubwira abantu umusore mwaka abantu amayibiye mutwarabibonye, twabonye ikintu imisoro ikora. Ubwo niba mukeneye ibindi bihamya, mwebwe mucuruza fraude, mwebwe mugira ute, muba muri kutubangamira cyane rwose. Gerageze dusore. Reka mbaye andi makuru mashya. Muri aka kanya bamaze gutangaza ko ari amakarita yo kuvuga ngo ufite ikarita, nabo bashobora kuba baketse ko ari abantu bafite zira fake card. Izi karita za bya bindi bavuga ngo ikarita ngo watoreyeho, ngo yuko watoye, babitesheje agaciro ngo kugeza igihe bazabatangariza yuko ariko abahungu ariko nkubwira ikintu gikomeye rero utazi, twagera aho ngaho, ikintu gikomeye, M23 ifite ikintu bita strategy y'ikoranabuhanga. Muzi ko mu gufata uyu mujyi wa Bukavu hari ibice bimwe na bimwe ingabo z'Abarundi ndetse na FARDC zari zagiye zisigamo ibisasu, ziteze amambushi yazamine. Ibaze ko nunabikurikira uzasanga abaturage mu gihe ingabo za leta zari zahunze ari naho habaye ibikorwa by'ubusahuzi cyane, abantu babonye abantu bavuga ngo M23 ntayo turi kubona, bari kurwana no gutegura ngo kuko tutari kuyibona, ngo kandi batubwira ko ariyo yafashe irihe. Muzi ko baje kwigaragaza nyuma, nanjye ku cyumweru rega bavuga ko yafashe saa 4 nibwo nabonye abambere barongera bagaruka saa 8, ariko benshi bavuga ntabwo turi kubona. Baje gukora indi strategy, hagaruka ibindi bifara nabyo bya M23, abantu baravuga bati Bukavu FARDC iragarutse, subiye muri FARDC, birangira nta kibaye. Saa 4 nibwo nabonye abambere na saa 8. Hari ibinyamakuru byatangaje inkuru ngo FARDC yongeye kwisubiza Bukavu. Ako kantu nako karansekeje cyane, ngo n'abaturage ngo bana Rudi ngo bembeni nicyo ngundi abaturage ngo bembeni ngo FARDC na Rudi wa mureke mbabwire, uretse yuko mwabonaga ko nari ndangaye na informa wanjye wari kumpa amakuru, uretse yuko dushobora kwicara twavuga abantu bakavuga ngo twaje ngo gufana ngo M23, ariko nkurikije ibi uri kubima ntabwo ari kuvuga ngo ni umufana M23, ni umuturage utari unafite n'ikibazo namba ku butegetsi bwa Kinshasa, kuko we yaranafite security by the way kubera ubushobozi bwe, urumva. Ariko arambwiye ati nkurikije ukuntu M23 iri kuyobora ibi bice yafashe,
nta kabuza tubonye liberation. No. Baravuze kuko aravuze ati niba hari ikintu urabona guca ibisambo nabo bari kuzabitwika iyo bazana itegeko ryo kubitwika ntibari kuzabatwika bakabamara. Ati kubera iki nabo barabizi neza yuko hano amabandi ni menshi, ariko ngo bo ikintu baravuze ngo guha urubyiruko akazi niyo ntego ya mbere no gukorera akazi. Ngo bavuze icyo kintu n'ababyeyi buriya hari igihe umubyeyi aba afite umwana azi ko ari umujura ariko ahangayikishwa no kuvuga ati iyo mbona aho mushyira cyangwa uyu mwana yajyaye kugira ngo abashe ntazabona bamundasiye imbere cyangwa bamutwitse. Kuko urumva umubyeyi ari ukuntu areba ibintu umwana arimo akavuga ati uyu nawe bazamushyiraho ipine bamutwike. Hari abantu baba bari kubona abaturage babonye abaturage bari kwigaragambya bavuga ngo Tshisekedi hari abantu n'ubutegetsi bwe nyine bavuga ko batabyishimiye. Abantu bagiye babona abaturage cyane cyane bo mu mice M23 yafashe, ariko nkeka ko buri abaturage n'abantu nabo bareba kure cyane cyane ibintu biri mu nyungu zabo, harimo umutekano, harimo n'ibyo byose byo kugenda umuha amahoro. Umuturage ufite amahoro buriya uryama agasinzira. Urumva ikintu cya mbere bababwiye ngo muduhe amani. N'ejo muzi ko abantu aho twari twanyuze mwagiye mubyumva bari kuvuga ati turashaka amahoro, nibaduhe amahoro. Barababwira ati amahoro mwebwe rero mwayabonye, icyakora kugira ngo aboneke yuzuye mugomba kubigiramo uruhare. Niho iyi nama yari iyobowe n'umugabo bita François Mutabazi, Monsieur François Mutabazi, niwe wayikoreshaga. Niho ngo bavuze ko kugira ngo amahoro yuzuye aboneke ntabwo ari umusirikare gusa ugomba kuyazana, wowe urabigiramo uruhare natwe tubigiremo uruhare. Rero ku bw'icyo gikorwa mushaka ko kiba, kuri ayo mahoro mushaka, dore tugiye gufatikanya muri ubu buryo. Ntabwo twenda kubica, ntabwo twenda kubagirira nabi, nabo ni abakongomani bo tugomba kurinda. Nimutwereke aba basirikare bakuyemo uniform bakaza mu ngo zanyu, mubaduhe tubajyane bigishwe discipline, bakurwemo ibintu by'uburara, ubundi bagaruke. Abashaka kujya mu buzima busanzwe babujyemo, abashaka kuba abasirikare baze bajoininga igisirikare. Ibi bintu ntubona byagiye biba, abantu bajya bakurikira amateka, wenda ntabwo nari ndiho mvuge ngo narabibonye, ariko bazi ko hari ibintu byigeze bibaho mu karere ka Musanze, cyane cyane abacengezi. Abantu bazi ibintu ayo mateka ntabwo yazi. Ntabwo nari ndiho ariko turabisobanura. Afande oya niyo waba uriho wari mutoya. Yego nari muto ariko ureke kwigira umwana. Oya ntabwo kamemu mbaye nari ndiho. Uruwo muri 97 2000 uruwo mu 2000. Ayewewe ukaba wazanye imvi mu bwanwa no mu ibi ni ibitekerezo cyane. Ariko afete icyo wari uvuze ku bantu bibuka ku bintu bijyanye niba hari ahantu hagoye kugira ngo RDF clearing secure y'abantu bahari, kandi mu byibuka hagiye hanafatirwa ibyemezo bikakaye. Niyo mu byibuka general nde wari uriyora ariko ushobora kuza kumwibuka, yarababwiye ati mwa abaturage mwe rero ko wari bamaze kwica abasirikare benshi, abasirikare batambukaga bakaba barashwe, abaturage bagahita interahamwe zigahita zijya mu baturage, abaturage bakanga kuvuga. Aravuga ati none rero mudashaka kwivangura n'umwanzi ubwo mwese mugiye kuba abana. Uzi ibyo bintu ikintu nari mbivugiye ko buriya ibyo bintu nari mbivuze ngiye kuvuga ngo buriya abagore ni abantu beza, baratubyaye inshuro nyinshi. Hari n'igihe buriya nk'ibyo bintu kugira bibe kiyadi wasanze nk'umubyeyi we bazi ko umugabo we koko ari muri iyo neza, benshi akanamutanga atitaye ko ari umugabo, akavuga ati njye rwose ni naye nyumbani anabunduki kuja mu mucuku. Ibyo rero hariya naho buriya nicyo babasabye, nibwo buryo, niyo strategy. Kuko ntabwo twavuga ko muhariya muri Bukavu hatabura umuzarendo wibereye mu nzu aryamye wenda kuko atavuga ati sinarasa. Ariko se ejo turi kuzenguruka ntabwo mwagiye mubona imodoka za M23 ziri zitambuka? None se buriya wicaye hagati ya bya byuma bya ziriya modoka ziriya twita ngo ni pandagare, cyangwa iyo wicayemo hariya ntabwo uri suspect? Buriya njyewe iyo nari ndi kuzengurukamo nagiye nitegereza ibintu byinshi, hari abo nagiye mbona imodoka zagiye zitambuka ukabona hicayemo nk'abantu babiri mo hagati muri bya byuma.
bavuga ati biriya muntu byanze bikunze wasanga ari umu FRDC cyangwa ari wazarendo bavuye muri operation. Kandi mbibutse n'akandi hari raporo y'imyumvire y'abaturage ya Goma, hano ntago ngo bagoye M23 cyane, kuko n'imikoranire n'ibingibi babatangarije uburyo babyakira bigaragaza. Uyu wari umujyi, uyu ni umujyi w'iyobokamana cyane, barasenga bo baba bagomba guhita batangira amakuru ku gihe, ibintu bikagenda neza. Yaho buriya Goma yarimo business zinaremereye cyane z'ibihugu byinshi byo ku isi, kandi yari na ntuza. Goma yari buriya yari nka Paul. Buriya Goma ikomera kubera iki? Goma ikomera kubera ko amabuye menshi aturuka muri kiriya gihe. Kandi buriya niyo mpamvu ubona amahanga yose ahita akasara. Ese wagize muri ikibuga cy'indege cya Goma mu Faransa, Ababiligi, Abadage bari batangiye kwataka u Rwanda n'Abongereza, bagize ngo ni ikihe kibazo bafite? Naho bacisha amabuye yabo. Baravuga ati aba bantu badufugiye inzira, turifite gahunda yo guca. Yaravuze ati ni gute tugira resources nk'izi tudafite imihanda? Bafite strategy yo gukora imihanda, bagaca transport iri kome yo gutwara iriya mabuye bayatwaye mu marikobutere. Noneho bakavuga ati abo bantu bagiye guca imihanda, twari twaranze ko bayica kugira ngo abantu bose batamenye ukuri. Buriya ahantu haciwe imihanda, ahantu haragendwa. Nihagendwa abantu baramenya ukuri kose kwihishe inyuma y'impamvu abazungu badashaka kuva hariya. None se nta kimodoka cya gisirikare kigeze kigwa cya Monisco kikavamo zahabu?